Bakundwa bene data, reka nongere mbashimira Imana kubw'uyu mwanya mwiza nanone twongeye kubona wo gusangira ibyiza Imana yaduteganyirije uyu munsi. Dukomeza kuvuga ku byerekeranye n'inzira. Hari inzira yambereye umunezero, ariko kandi n'abayinyuzemo bose bahawe uburuhukiro, kandi uburuhukiro bwabo ni uburuhukiro bwuzuye. Inzira nshya Imana yaduciriye imwe abakera banze, twebwe yatubereye inzira y'uburuhukiro, ku buryo niyo tuyigenderamo twumva dutekanye, mbese nta bwoba, nta guhagarika umutima, kuko iyo nzira ari inzira nyabagendwa, ndetse ngo naho umuntu yaba ari umuswa ntabasha kwiyoberamo. Ni inzira irimo umucyo, nta nyamaswa y'inka ziyibamo, nta mugizi wa nabi uwo ari we wese, kandi icyiza cyayo kurushaho ngo ni uko iyo uyigenderamo hari n'ukuntu wumva ijwi riguturutse inyuma rikubwira riti iyo niyo nzira, komeza. Iyo nzira rero nk'uko twigeze kubivuga, hari abantu batayihakana na magingo aya, uramutse ubibabwiye baravuga bati iyo nzira natwe niyo turimo. Iyo nzira bakayemera mu magambo, nyamara imirimo yabo ndetse n'ubuzima babayeho bigahinyuza ayo magambo bavuga. Iyo nzira yahaniwe kuva kera, nk'uko muri Yesaya 35:8 hagira hati, kandi hazabaho inzira nyabagendwa, iyo nzira izitwa inzira yo kwera. Abanduye imitima ntibazayinyuramo, ahubwo izabiya ba bandi. Abagenzi naho baba baswa ntibazayiyoba. Tekereza inzira nk'iyi ngiyi kwanga kuyigenderamo. Inzira nyabagendwa. Ariko kandi birumvikana, kubera yuko n'ubundi ngo abanduye imitima ntabwo bazayinyuramo. Ariko se abanduye imitima ni bande? Kuko abantu benshi iyo bahindukiye bakirebaho, hari ukuntu bacika intege, bagacibwa intege n'icyo babona muri kamere yabo. Nyamara kubabera kwacu ntabwo gushingiye ku byo twebwe dukora, nta nubwo bishingiye ku magambo twebwe tuvuga, ahubwo kwera kwacu gushingiye ku cyo twizeye cyangwa se twakiriye, aricyo gitambo cy'Imana cyeza ibyaha byose, maze Imana yatubonaho amaraso y'icyo gitambo ngo ikatwitabera ndetse n'abakiranutsi. Nta mpamvu rero yo kwirebaho twebwe, ahubwo nidutumbire uwo nguwo nyine watubereye igitambo, ari nawe duhamagarira kugira ngo tuze maze aduhe uburuhukiro. Kuba abantu baranze kugendera muri iyo nzira kandi ari inzira nyabagendwa, bakanga kuyigenderamo kandi bayibona, icyo nicyo kizatuma abagome bose batazabona aho bacikira umujinya w'Imana. Dusomye mu rwandiko Pawulo yandikiye ab'Iroma, mu gice cyaho cya mbere, tugahera ku murongo wa 18 kugeza kwa 23, tuhasanga amagambo agira ati, umujinya w'Imana uhishurwa uva mu ijuru, ubyukirijwe ubugome no gukiranirwa by'abantu byose, bashikamiza ukuri gukiranirwa kwabo, kuko bigaragara ko bazi Imana, Imana akaba ari yo ubwayo yabahishuriye ubwo bwenge, kuko ibitaboneka byayo ari byo bubasha bwayo buhoraho n'ubumana bwayo, bigaragara neza uhereye ku kuremwa kw'isi, bigaragazwa n'ibyo yaremye kugira ngo batagira icyo kwireguza, kuko ubwo bamenye Imana batayubahirije nk'Imana, habe no kuyishima, ahubwo bahinduka bibwira ibitagira umumaro, maze imitima yabo y'ibirimarima icura umwijima. Biyise abanyabwenge bahinduka abapfu, maze ubwiza bw'Imana idapfa babihindura ibishushanyo by'abantu bapfa, n'iby'ibiguruka, n'iby'ibigenza amaguru ane, n'iby'ibikururuka. Ariko se ubundi abantu bazireguza iki? Ko Imana yikoreye imirimo yose ibasha guhesha abantu ubugingo buhoraho, ubwo bugingo buhoraho ikaba yarabutanze nk'impano, umuntu uzanga ubugingo naramuka apfuye ntazaba yizize? Ni nko guhabwa umwambaro ukwiranye n'igihe cy'imbeho, noneho ukawanga ngo uriyambarire wari usanganywe mu gihe cy'ubushyuhe. Imbeho iramutse ikwishe wavuga ko uzize iki? Umuntu ashobora kwibaza igituma abantu banga kugendera muri iyo nzira, nyamara ijambo ry'Imana rivuga yuko muri iyo nzira gusa ariho abantu babasha kubona uburuhukiro, ariho kandi ku musomyi wa Bibiliya abasha kugira icyo yumvamo. None se ko iyo nzira nubwo yitwa ko ari inzira nyabagendwa, ugira ngo ni nyabagendwa ku bantu bose? None se ni nyabagendwa no kuri ba bandi banduye mu mitima? Erega abanduye imitima baba bavugwa aha ngaha si abandi, uretse ba bandi batizera. Abatizera rero iteka bahora bikoreye imitwaro, bahora bikoreye amaganya yabo, bahora bibaza uko bizagenda ejo, bahora bibaza igishobora kubabaho baramutse barekuye ibyo bari bafite, mbese abantu bahorana impungenge. Nyamara uwizeye igituma agira uburuhukiro nuko we yiryamira agasinzira, yiringiye yuko Imana yizeye imukunda kurenza uko abitekereza, kandi mwitayeho kurenza nuko we yakwitaho. Nyamara naho yakwiyitaho, hari icyo adashobora kwikorera, kuko n'ubundi ubushobozi bwe buba bufite aho bugarukira. Nyamara ubwo bushobozi n'ubundi iyo Mana niyo ababukesha, kuko Imana yakinze nta wakingura, kandi yakinguye nanone ntawe ubasha gukinga. Iyo nzira rero abantu barayitinya cyane, ariko kandi abo ni ba bandi nyine bagifite ubugingo bwabo mu maboko yabo, ba bandi bataremera gutakaza ubugingo bwabo kugira ngo baronke ubwa Kristo.
Abo ngabo rero bagomba kugira impungenge cyane, kandi batarebye neza n'ubundi n'icyo bibwira ko bafite nacyo bashobora kugitakaza. Erega burya nta mpamvu yo kwiringira umubiri, ngo umubiri umeze nk'uburabyo ku buryo izuba riburasiraho maze bukagwa, nyamara mu kanya kashize wabonaga burabagirana. Muri iyo nzira rero nta bintu by'imitwaro ugenda wikoreye, kubera yuko byose ugomba kuba wabanje kubijugunya, noneho ukikorera umutwaro wa Kristo utaremereye. Iyo nzira ikitwa inzira ifunganye, ku buryo udashobora kuyigenderamo n'ibyawe byose. Abayigenderamo nibo twumvise ijambo ry'Imana ryitabera, kandi abo ngabo nyine bejejwe kubwo kwizera igitambo kimwe cyatanzwe rimwe kugira ngo bibe bihagije iteka ryose, kandi bakaba bazi neza nyine yuko uko gushaka kw'Imana ariko kwatumye twezwa. Ubundi abo ngabo rero nta mpungenge bagira, kubera yuko n'iyo mitima, iyo mitima ya kimuntu, iyo mitima ya kamere, yishwe n'impungenge ihora yuzuye gushidikanya no kutizera. Iyo mitima igirwa mishya no gukebwa tubonera muri Kristo Yesu, nk'uko Pawulo yabyandikiye Abikolosayi igice cya 2 ku murongo wa 11. Aho tuhasoma amagambo agira ati, muri we ni namwe mwakebewe gukebwa kutari ukw'intoki, ahubwo ni ugukebwa kuva kuri Kristo, ariko kwiyambura umubiri w'ibyaha bya kamere. Iyo twiyemeje kugendera muri iyo nzira, ya mitima yacu ya kamere, ya mitima yuzuye gushidikanya, ya mitima yuzuye ubugome, ya mitima itanyurwa n'ijambo ry'Imana, hari ukuntu Yesu Kristo ayikeba, maze iyo mitima yakebwe bikayorohera kwiyambura wa muntu wa kera. Uko niko tugenda dusanga uwaduhamagariye kwezwa, kandi ari nako tumwiha nk'igitambo kizima, kugira ngo abashe gusohoza umugambi we mu buzima bwacu. Erega n'ubundi ubuzima bwacu buba buri mu maboko ye. Ubishaka utabishaka, ubuzima bwawe buba buri mu maboko ye. Umwemerera utamwemerera, ubuzima bwawe buba buri mu maboko ye. Kuba bwiza rero no kuba bubi, byose biterwa nawe. Biterwa n'uko uba umweguriye. Uba umweguriye, ubuhirwa kuko arabutunganya, maze ukaryoherwa n'ubuzima utigeze wumva kuva wabaho. Ariko kandi iyo uba umwimye nanone ugashaka kubugenga ubwawe, ni hahandi baba bukiri mu maboko ye, kuko ngo niwe ufite ububasha bwo kujugunya ubugingo bw'umuntu wiyemeje kwigomeka ku bushake bw'Imana, akabujugunya mu muriro utazima. Ikintu cyanze kujya mu mwanya wacyo, birumvikana yuko kijugunywa muri pubele cyangwa se mu myanda. Nkaba nkwifuriza gufata umwanzuro none wo kwegurira ubugingo bwawe uyu nguyu ubasha kubuhesha amahoro, kandi akaba yakurindira n'umutekano w'ibyo ufite, dore ko n'ubundi byose ari ubikesha. Abamenye iryo banga bavuze nka Paulo wavuze ati, ibyarindamu yanjye byose nemeye kubihomba. Umva mbese uko bivuga mu rwandiko yandikiye Abifilipi mu gice cyawo cya 3, uhereye ku murongo wa 7 aragira ati, nyamara ibyarindamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo, ndetse n'ibintu byose mbitekereza ko ari igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero, ari bwo kumenya Kristo. Kubwo nahombye ibyanjye byose, ndetse mbitekereza ko ari amase, kugira ngo ndonke Kristo, kandi mboneke ko ndi muri we ntafite gukiranuka kwanjye kuva mu mategeko, ahubwo mfite ukuzanwa no kwizera Kristo, ariko gukiranuka kuva ku Mana guheshwa no kwizera, kugira ngo menye n'imbaraga zo kuzuka kwe, no gufatanya imibabaro ye, no kujya nshushanywa no gupfa kwe, kugira ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Yesu nawe ati, abazashaka kuramira ubugingo bwabo bazabubura, nyamara bazemera kubutakaza ku bwanjye, abo nibo bazabubona. Reka ubuntu bw'Imana bukomeze bubane nawe, ufata umwanzuro mwiza wo kugendera muri iyi nzira nyabagendwa, kugira ngo nawe ubashe kubona uburuhukiro mu mutima wawe.